Yesu akugirire neza. Yemwe bantu mwiza ariko ntimwafata. Yesu aje kugaruka kubashira ku mashuri. Ije gushira abantu mu mashuri. Bantu bagiye kongera kwiga. Uzaharanire kugira ngo uzabone diplome. Uzaharanire kugira ngo uzabone diplome. Bantu bahawe ibizamini. Barangije barakopera. Yemwe bantu birababaje kuba waratangiye urugendo. Warakoze ariko igihe cyagera Imana ikakubwira ngo sinigeze nkubona. Ako nagahinda gakomeye ku muntu wakoreye Imana. Hari abantu benshi bakora basi ko bazahembwa nyamara bagakorana ibyaha. Nyemerera Mana, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mwiki. Nyemerera Mana we, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mwiki we. Abane namwe mwebwe mudukurikirana ku Bese Official tubifurije umugisha w'Imana. Turababwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe mwebwe muri hanze mu bihugu byo hanze. Reka tubifurije umugisha, tubahaye ikaze ku Bese Official. Hanyuma reka tuje muri Afrika namwe tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma reka tuje mu majyaruguru, majyepfo, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwaryo. Reka tubahe ikaze ku Bese Official. Reka tugere hano i Kigali namwe tubifurize umugisha ndetse tubahe ikaze. Reka tunyarukire mu bitaro namwe tubifurize umugisha, tubifurize amahoro y'Imana. Uyu munsi waba urwaye ariko Imana igashiraho ubutabazi. Waba uri ubabaye ariko ejo ukaba uri kuvuza impundu. Hanyuma rero abantu mudukurikirana ku Bese Official ndetse n'abagenda uko bwije nuko bukeye mwiyongera kuba hari. Reka tubifurize amahoro y'Imana. Kandi reka mabwire ngo ngewe nitwa Zaninga Christine. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Tope Esther ya Bonesire tugire neza muri uyu mwanya. Tugiye kuganira n'abantu bawe badukurikirana ku Bese Official. Reka udushigikire kandi utubere maso, twambike imbaraga, ungere wivuge ntare mu muryango wa Yuda. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni, nirukanye gukora kwa shitani mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twinginze Imana data wa twese, twinginze umubyeyi. Imana ishimwe, Uwiteka we nyakubahwa Imana nyiringabo, ndakwinginze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Ndakwinginze ngo uzubane natwe ongere wivuge. Tope Esther ya Bone tayi bone sanse mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa Imana. Muri uyu mwanya ndasenze cyane kugira ngo uzunshigikire kandi abari bwumva ijambo ryawe. Mwami ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rizatubera imbama n'urwego, rizatugeza ku gakiza kawe. Ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma dushimiye Imana yabaye mu ruhande rwacu, dushimiye Imana yaturinze. Hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi batabarutse, ariko twebwe Imana yaturinze. Hanyuma rero mwebwe mukurikirana Bese Official ndetse n'abandi mwese, reka tubifurize umwaka musha kandi amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero umutezi w'ikorasi yarangije abivuga neza, aravuga ngo nyemerera Mana, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike. Nyemerera Mana, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike. Mu babyeyi bose we barimo barakubaza ngo iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike we. Nyemerera Mana, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike. Nyemerera Mana we, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike we. Nyemerera Mana, nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mike. Imana ishimwe. Umuririmbyi uyu mutezi w'ikorasi aravuze ngo nyemerera Mana nkubaze. Yararimo asenga, yararimo yinginga Imana. Harangije aravuga ngo Mana nyemerera nkubaze. Imana ishimwe. Aravuga ngo nyemerera, reka nkubaze. Aravuga ngo mbese iherezo ry'uru rugendo tuzabonamo iki?
wa muririmbyi we, wa mudiyakoni we, wa mupasiteri we, inzira watangiye uzabonamo iki? Haranira kugira ngo muri urugendo watangiye uzabona ingororano. Yesu akugirire neza. Ariko Imana niza kugusuzuma, imirimo wakoze niyo izahemberwa. Birashoboka ko waba warabaye ihene cyangwa se warabaye intama. Reka nkubwire ngo Imana izaguhembera aho igusanze. Tope esta ya bone, tayi bone sanse. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Birashoboka ko uyu murimo w'Imana wawukoranye ubwibone. Birashoboka ko uyu murimo w'Imana wawukoze mbese utabyitayeho. Menya ngo Imana izaguhembera aho igize ute ihigusanze. Imana ikugirire neza cyane. Ariko Mana, uyu muririmbyi yari ari mu mwuka, arangije aravuga ngo nyemerera Mana ngira ico ngwibariza. Wa mubyeyi we gira ico ubaza Imana, wa mugabo wongera winginga Imana, wongera ugira ico uyibaza, wa mukobwa we ongera ugira ico uyibaza, wa musore we gira ico uyibaza, wongera uyibwire ngo mbese Mana iherezo ry'uru rugendo rimeze rite? 2025 iherezo ry'urugendo rimeze gute? Yesu akugirire neza. 2024 birashoboka kuzi iminsi yawe cyangwa se uko wakoze urakuzi. Ariko 2025 ongera upfuka musenge ubwira Imana ngo Mana ndashaka kumenya iherezo ry'urugendo rwanjye. Imana ishimwe. Katuririmbana uyu muririmbyi wa 272. Umwamageze kwirembo wabange kumusaraba, yaje kudukoranya be tubane mwijuru. Kwirembo, 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 ari kwirembo nuko araze. Yesu araze kandi ageze kwirembo we. Kwirembo, 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 ari kwirembo nuko araze. Yesu araze kandi ageze kwirembo we. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo, 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 ari kwirembo nuko araze. Yesu araze kandi ageze kwirembo we. Kwirembo, 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 ari kwirembo nuko araje. Yesu araze kandi ageze kwirembo. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kwirembo, 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 ari kwirembo nuko araje. Yesu araje kandi ageze kwirembo. 4
maze mu isi yagizwe nshya tuzaba dusugire kudapfa kwakwiye gupfa tutakibabara kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Amen. Yesu akugirire neza cyane. Tugiye kuvuga ku nzira yitwa irembo. Yesu akugirire neza. Amen. Muri yaravuze ngo Yesu ageze kw'irembo. Yesu arimo arakomanga. Ubundi iyo umukwe ageze kw'irembo baramufungurira, barakingura. Ariko igisambo ntabwo kije gica mu irembo. Gica inzira yapanya kirurira kicinjiramo imbere. Ariko muririmbye bivuze neza, aravuze ngo nuko ageze hehe, ageze kw'irembo. Iyo umukwe yinjiye kw'irembo bamuha karibu, bakamuha ikaze. Ariko burya umuntu waciye panya, uri kumva iyo banamufashe baramwica. Ariko Yesu akugirire neza cyane. Birashoboka ko waba waraciye inzira ya panya, birashoboka ko waba waranyuze mu idirisha ugahingukamo imbere. Ngusabiye kugira ngo wongere winginge Imana, wongere uce mu marembo. Yesu akugirire neza cyane. Muririmbye ageze ku gice cya 3. Yesu ashimwe. Aravuga ngo ntihazaburayo intambara, ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora. Bishatse kuvuga ngo ntihazaburayo intambara, nta nubwo amahoro azahora, ngo keretse urupfu n'ibyaha bigize ute bishize. Umva ibibazo bishira ari uko umuntu yatabarutse, umuntu yavuye mu mubiri, nibwo ibibazo bishira. Ariko abafite urundi rugamba agiye kurwana, Yesu akugire neza cyane. Niba warakoreye Imana, niba warakoreye Satani, aho ngaho ubu ugiye kurwana urundi rugamba rwo mu isi urushoje, ugiye kurwana urundi rugamba rwo mu ijuru. Imana ikugire neza cyane. Hari aho Satani abahagaze, hari n'ahandi Imana ibahagaze. Vuga ati uyu ni umwana wanjye, na Satani ati uyu ni umwana wanjye. Hanyuma bese bakajya mu ipiganwa. Yesu akugire neza cyane. Uhagaze muri uruhe ruhande? Inzira ebyiri zananimbye se, niko bajya bavuga. Yesu akugire neza cyane. Uhagaze mu nzira ukifuza guca mu nzira imwe, ukifuza no guca mu yindi kandi ukashaka kubiciramo icyarimwe, ntabwo uzagerayo. Ahubwo uzagira uzashwanyukira mu nzira. Yes, topesta winevo sansedo veria silemando yashika. Ntabwo ushobora kugerayo, ahubwo uzashwanyukira hehe, uzashwanyukira mu nzira. Imana ikugire neza cyane. Ahari ufite abami babiri ukorera. Umutezi w'ikorasi yarangije aravuga ngo ngo reka guceza abami bangahe babiri, ngo niba ari Imana dukorera nimureke tugire ute twerure. Yesu akugirire neza. Oya nibikabe guceza abami babiri, niba ari Imana dukorera mureke twerure. Oya nibikabe guceza abami babiri, niba ari Imana dukorera mureke twerure. Yesu akugirire neza. Muririmbye aravuze ngo nimureke guceza abami babiri, niba ari Imana dukorera mureke tugire ute twerure. Iyo umusazi yashaze arasara kerura, iyo abonye umuntu amwirukaho, icyo gihe aba yeruye, afata amabuye akamutera, icyo gihe aba yeruye, yerekana ibikorwa bye. Nawe kuri uyu munsi, muri uyu mwanya, ongera werekana ibikorwa byawe. Niba warakoze ibikorwa bibi, ongera uhindure. Yesu akugirire neza cyane. Yesu agushigikire kandi akwambika imbaraga. Mu minsi yasize nababwiye neza, nababwira ngo itorero rigeze ku mwuka wa nyuma, riri mu cyumba cy'indembe.
Yesu akugirire neza. Abantu bari mu cyumba cy'indembe, abantu bararembye kandi buryo uyu muntu ari ku mwuka aba afite amahirwe amwe, aba afite gukira cyangwa gupfa. Mbese hari uri ku mwuka, mbese ufite yahe mahirwe? Yesu akugirire neza cyane. Twasanze wenda abantu bakuru babizi neza, ahantu habaga hari umuriro ntabwo ibisimba byahageraga, ntabwo ingwe zahageraga, ibisimba by'ubwoko bwose ntabwo byagira gute, ntabwo byahageraga. Ariko uyu munsi wa none ibi bisimba nibyo birimo birota iki? Umuriro. Bishatse kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Batinyaga ahera cyane, ariko uyu munsi barahatinyutse, baragenda bakahakorera ibibi, bakagenda bakahakorera ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko reka mbabwire ngo Imana ije kubaranwa namwe. Yesu akugirire neza wowe unyumvise. Tope estance. Imana ije kubaranwa n'abantu. Mwayikoze mu maso, mwayikoze mu mboni, mwarayitonetse. Ariko Yesu aje kongera kubaranwa na bamwe. Yesu akugirire neza. Abantu benshi barize ariko ntibafata. Niko Imana ivuganye nanjye. Rambwiye ngo abantu barize ariko ntibagira ute? Ntibafata. Umva wowe wise ntiwafata. Ongera usenge. Abantu bari gusubira mu mashuri uko bwije nuko bukeye. Reka mbabwire buno butumwa bwihutiye abanyarwanda cyangwa se bari inyuma yarwo. Imana ibagirire neza. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ko Imana igiye kongera gusubiza abantu mu mashuri. Abantu bagiye kwiga amashuri atandukanye, kandi muri ayo mashuri nabonye benshi barimo batsindwa. Mbona bari gutsindwa. Imana ikugirire neza. Birashoboka ko watsinzwe ubushize 2024, ariko 2025 ubwira Imana ngo Mana sinshaka kongera gutsindwa, ndashaka gutsinda. Yesu akugirire neza. Benshi bahuye n'ubunyereri basubiza amaso inyuma, benshi bahuye n'imvura ikomeye basubiza amaso inyuma. Reka mbabwire ngo nukuri Yesu aje kubaranwa n'abantu bagize ute? Bayigomeye. Yesu aje kubaranwa na bamwe, aje kubaranwa n'abagabo, aje kubaranwa n'ababyeyi, aje kubaranwa n'abakobwa ndetse n'abasore. Imana ibagire neza cyane, kandi Yesu yongera abambika imbaraga. Reka mbabwire ngo iyi mvura igiye kunyagira abantu benshi cyane. Benshi bazanyagirwa, bazashaka aho bugama ntibazahabona. Yesu, iyi ni imvura izaba irimo n'urubura. Iyi mvura izaba irimo urubura. Iyi mvura yaguye ikagwamo n'urubura, ikagwa ku mabati. Ko biri kose abantu benshi barikanga, kandi benshi bavuga ko imvura yaguye ndetse ikarwana n'urubura. Yesu akugirire neza. Yesu akwambika imbaraga. Ntago nararanye kuza kuri YouTube, ntago nararanye kuza kubahetsa official, ariko yera ivuganye nanjye muri iki gitondo. Irambwira ngo genda uje kubwira abantu banjye bangomeye ko ngiye kongera kuza kubonana nabo, ko ngiye kuza kongera kubaranwa nabo. Yesu akugire neza cyane. Ongera wisuzume, ongera witekerezeho. Uracambaye ingweto, uracambaye umwambaro w'urugamba cyangwa umwambaro wawukuyemo, wambara umwambaro wo kuneshwa. Yesu akugire neza cyane. Yesu yongera kwambika imbaraga. Imana irakuzi cyane kuruta uko wowe ubwawe ugize ute wiyizi. Imana ikugirire neza. Abantu barimo rero bimukiye ingwe, bimukira intare, bimukira injishi. Uyu munsi wa none izo ntare n'injishi n'ingwe nibyo birimo birota iki? Umuriro. Subiza shitani byayo niba atari ngibyo itungurwa bikugezeho. Subiza shitani byayo niba atari nk'ibyo itungurwa rikugezeho. Subiza shitani byayo niba atari nk'ibyo itungurwa rikugezeho.
nari ngubwiye ngo subiza shitani bye, niba atari ngibyo itungurwa rigize ute rikugezeho. Imana ikugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Itangiriro, riri mu Byahishuwe ibice 3. Turasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. 15 havuze ngo 15 havuze ngo iki? 15 haravuze ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Yesu akugirire neza. Jambo ry'Imana riravuze ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Imana ije kubonana nawe, ije kubonana n'abantu batari akazuyazi, badashushe kandi nibabire. Imana ije kubonana nabo. Esta ya bonesire Gustine vo sansedo veri ya sire mando ya sika urigrere urimeni takwa. Imana ikugirire neza. Imana ije kubonana n'abantu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Imana izi imirimo yawe mama. Yesu akugirire neza. Papa, Imana izi imirimo yawe. Ye mukobwa we, Imana izi imirimo yawe. Wa mugabo we nawe wa musore, Imana izi imirimo yanyu. Imana ibagirire neza. Izi yuko udakonje kandi ntubire. Ngo iyaba wari ukonje cyangwa se wari unabize, ngo nukorere ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Ibaze nawe. Ibaze nkawe wakoreye Imana. Kuri finale ati ntabwo nageze mu ijuru. Imana ikugirire neza. Ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Mwene data muvandimwe, mugabo wa muvyeyi we, papa, Yesu agiye kuza. Mama, Yesu agiye kuza. Mukuru wanjye na murumuna wanjye, Yesu agiye kuza. Abantu benshi bafashe Imana ngo niko bihoze, ariko siko biri. Imana ivuze iki? Imana ivuganye natwe mu ijambo. Iravuze ngo ubwo udakonje kandi ntunabire, ngiye kukuruka. Ngo iyaba wari ukonje cyangwa se wari ubize, ngo nukorere ubwo udakonje kandi ntunabire, nuko ngiye kukuruka. Ewazope estance tayi bonesire. Yesu akugirire neza. Mwakopeye nimukora ibyanyu, kuko ntabwo wabasha guhembwa wakopeye. Yesu akugirire neza. Ntabwo wabasha guhembwa wakopeye. Yesu akugirire neza. Reka mbabwire ngo Yesu ni umugabo w'intwari, araragira ntazimize. Tope instance. Reka ngubwire papa, reka ngubwire mama, ye Imana ibagire neza cyane. Reka mbabwire ngo uyu munsi wa none, ye inyana iri mirabiri inyuma y'uruzabibu. Sinzi niba byumvise. Inyana iri mirabiri inyuma y'iki y'uruzabibu. Imana ije gukura ibirayi biboze mu bizima. Yesu akugirire neza. Birashoboka ko waba waraboze, birashoboka ko waba warabaye ikirayi kirabora, ariko Uwiteka Imana yongera abane nawe. Muri ibi birayi byaboze Yesu agiye kujugunya, kandi uzareba ikirayi kiboze ntabwo bagiteka, barakirobanura mu birayi bizima, barangiza bakagira ute bakabijugunya. Imana ikugirire neza. Yesu ari kubabazwa n'abantu. Yesu ari kubabazwa n'abantu bayikoreye, ariko nyuma bagasubira inyuma. Basubiye mu businzi, basubira mu busambanyi, basubira mu bujura, basubira kuja gucura abagore, ariko finali irageze. Imana irajije kuguhembera aho igusanze.
yewe mugabije kuguhembera aho igusanze, mubyeyi wibanije kuguhembera aho igusanze. Imana ikugirire neza. Subiza shetani ibye, musubize ibye, ongera uhambire ibyo byikorera ubijyane. Yesu akugirire neza. Ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo itegereze neza, wongere urirebe. Imana ije gusarura, Imana ije gusarura, kandi ntabwo yabasha gusarura aho itabibye. Yesu akugirire neza cyane. Mbese wowe uri gusarura aho utabibye? Mana yambwiye ngo mbwire abarozi barimo basarura aho batabibye ngo Estance, Imana ije kubonana namwe, mureke gusarura aho mutabibye. Yesu abafashe. Mbese kuri murasarura aho utabibye, wowe Yesu kwaje kugucura, ni ibihe bihembo ufite? Ni ibihe bihembo ufite? Ni ibihe bihembo waba warakoreye? Wowe wiyoberanya mu nzu y'Imana kandi uri umurozi. Reka ngubwire ngo Yesu araje kandi aje gukina finale. Abantu bafashe igihe mu ntambara ariko ntabwo babizi, barimo barinyuranamo, abantu barimo barabesherana, abantu barimo barahigana, bari kuririmba baterana ingokora, bari kuririmba batumvikana. Reka mbabwire ngo yemwe bantu b'Imana, yemwe baririmba, Imana ije kubaranwa namwe. Bantu muri kuririmba muterana ingokora, bantu muri kuririmba mutumvikana, Yesu aje gusohoza ibyo yavuganye nawe. Mbese uzabona ingororano? Mbese uzahembwa? Wowe uririmba ufite ishari, wowe uririmba ufite agasuzuguro, yumvira umuyobozi wawe, uramugaye uko bwije nuko bukeye. Ariko reka ngubwire ngo igihe kirageze, nawe ugiye kubona ukugaya. Hele wazo pesta ya bonesance Gustine Fosanse doveri ya siremando ya sika. Urigerere urimeni takuwa. Imana ikugirire neza. Waba unyumvise? Tugiye gusenga. Nari nkubwiye ngo mbese iherezo ry'uru rugendo uzabonamo iki? Niko umuririmbyi yabivuze. Havuga ngo nyemerera Mana, nyemerera nkubaze, iherezo ry'uru rugendo tuzabonamo iki? Yesu akugirire neza. Kandi Yesu yongera kwegera. Mwitangira mu bice 7 cyangwa se 6 niho hatubwira uburyo Nowa yahamagawe. Imana ibwira Nowa ati yewe Nowa, jya mu ishyamba ushakemo igiti cyitwa goferi, nurangiza ukibaze ndetse ubwire n'abandi baze bagufashe. Ngo nuko Nowa ageze muri iri shamba arahamagara tope Estance. Yesu akugirire neza. Abwira abantu ati nimuze mumfashe. Ngo nuko abantu baraza, ngo baramufasha. Ngo arangije arababwira ngo igihe kirageze, imvura igiye kugwa. Ngo ariko aba bantu igihe kigeze, babwira Nowa ati yewe Nowa, waratubeshe, reka kubesha. Babwira Nowa ati kubera iki uvuze ngo imvura izagwa, iri hehe? Baramubwira ngo ni umusazi. Ngo barangije barahaguruka barigendera. Reka mbabwire ngo nimudakorera Imana, n'inyoni zizayivugira. Nimudakorera Imana, amabuye azayikorera. Yesu abagire neza cyane. Buca mu gitondo inyoni zigahimbaza zikavuga turi uwera, turagushimiye Imana kuko tubyutse turi amahoro. Ariko wowe ntabwo ujya ubona umwanya wo kwishimira, ntabwo ujya ubona umwanya wo kuvuga ngo Mana ngirira neza, ntabwo ujya ubona umwanya wo kongera kubwira Imana ngo Mana warakoze kuko wabanye nanjye. Imana ikugirire neza cyane. Ongera witegereze, n'ibiti nabyo birayiramya we, iyo bukeye mu gitondo nabyo biravuga ngo uri uwera, bikavuga ngo uri uwera, bikavuga ngo uri uwera. Wowe uri iki imbere y'Imana? Wiyita iki imbere ya Seruba? Ariko yewe tope Estance, Yesu akugirire neza cyane. Wowe reka ngubwira ngo umuntu uhagaze ku rutare ntagatembanwa n'iki n'umuyaga, ariko umuntu uhagaze ku musenyi we inzu irasenyuka. Imana ibagirire neza cyane. Hari abantu babaye mu murimo ari ba Sanibarati, ari ba Tobiya, ari ba Geshemu. Reka mbabwire ngo Imana ije kubaranwa namwe. Reka mbabwire ngo mbese uzasarura iki? Uzasarura ingonera, uzasarura amagambo, uzasarura kubesha. Kandi babandi abo ngabo babandi niba bari imbere bumva yuko umurimo w'Imana utagira utazamuka, babesha bakabesherana. Ariko Yesu cyo kwifuzaho nuko wava mu byaha, nuko wazibukira ikibi, nuko wazibukira cyane igisa naco. Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka. Yesu yongera korane nawe iby'imbaraga. Tope Estance,
tayi bone sire gostinevo sansedo veria sire uri mando yasika uri gerere uri imeni takuwa. Imana ikugirire neza, Imana irababaye, Imana ifite agahinda ku bwawe. Yewe mubyeyi, Imana irababaye. Reka ngubwire ngo Imana irababaye, Imana ifite agahinda, Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Ibabajwe n'abantu bari kwikora mu mboni, ibabajwe n'abantu bari kwikora mu maso. Imana ibagire neza cyane. Ngo nuko baraza bafasha Nowa, ngo igihe kigeze baragenda babwira Nowa ngo yarasaze, ariko Nowa ntabwo yari yasaze kuko yari yategetswe n'Iyera. Imana ikugirire neza. Turashoje, tugiye gusenga. Se uracafite ibyiringiro, wavuye mu murongo, garuka. Tugiye gusengera abantu basubiye inyuma, abantu bimukiye ingwe, bakimukira ibisimba, mbese uyu munsi wa none akaba ari byo birimo byota umuriro. Tugiye gusengana, mwongere musaba imbaraga, wongere winginge Imana. Niba wafashwe n'ikiganiro uze kwandika komenti uvuga ati nanjye hari ico nungutse. Yesu akugire neza. Tugiye gusengera abantu b'Imana. Imana yacu, Imana nziza, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu, uri umuhoza. Witwa Emmanuel, ntare mu muryango wa Yuda. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Gumana natwe, uturengere rwose, wambika abantu imbaraga kandi ubabere maso. Ineza y'Imana ibane natwe. Urakoze, gumana natwe, uturengere muri byose. Uko niko dusenze twise mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom.